Ndabasuhuje bavandimwe. I greet you, brethren. Ndabifuriza mugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. I wish you the blessing and peace of God. Ni Pastor Ntwarane Anastase tugiye gusangira ijambo ry'Imana. I'm Pastor Ntwarane Anastase. We are going to share the word of God. Reka dusenge Imana. Let us pray. Mana ihoraho mu izina rya Yesu Kristo. Father, the living God, in the name of Jesus Duhaye Christ, ikuzo n'icyubahiro. I glorify your name. Ni wowe Mana ihoraho ibihe byose. You are the living God that lives forever. Umugisha rero abana bawe So bless your people bagiye kumva ijambo ryawe. who are going to listen to your word. Barebeshe mu maso hawe, They may show your face to them ubarebe neza. so that they may be blessed Iri by jambo rihindura ubuzima you. bwabo. May this word change them Mu izina rya Yesu. in Jesus' name. Amen. Amen. Tugiye rero gukomeza kuganira ku kwizera. We are still talking about the faith. Kwizera. The faith. Tumaze igihe tuvuga ku kwizera, We have spent much of the time talking about faith, kandi twavuze ko tuzagutindamo cyane. and we say that we will spend much of the time about this. Kubera ko kwizera ni ubuzima. Because the faith is life. Kwizera ni imbaraga zo kubaho. The faith is the power of living. Bivuze ko iyo urekuye kwizera uba urekuye ubuzima. So this means that if you lose faith, you also lose life. Rero turigisha kwizera kugira ngo mube abagabo bizera n'abagore bizera. So we are teaching you about faith so that you may be the men and the women of faith. Kandi uko kwizera kubahe kubaho. And may this faith give you a living. Iyo ufite kwizera urakomera. When you have the faith, you are great. Niyo byaba mu bihe bikomeye, Even the troublesome situations, ukomeza imbere. you keep on going forward. Ntabwo ucika intege. You never get discouraged. Ukomeza kubona. You keep on looking. Kuko abantu bafite kwizera no mu ijoro ry'icuraburindi amaso yabo akomeza kubona. Because the people having faith, even in the midnight, they are able to see. Ni abantu bafite amaso ahinguranye ijoro bakabona igitondo bakabona n'amanywa. They are the people who can be able to pass the night so that they may see the morning and the light. Abagabo bafite kwizera, abagore bafite kwizera ni abantu barenza amaso ibicu bya rukokoma bibagose bakareba hirya y'ibicu. The husbands and the wives having the faith are the people having the eyes that may pass the crowds and so that they may see the things beyond the crowds. Rero iyo umuntu afite kwizera aba afite imbaraga zo kubaho. So when a person is having faith, is having the power of living. Ariko iyo abantu batakaje kwizera baba batakaje kubaho. But when people lose faith, they also lose the way of living. Niyo mpamvu Yesu yabonye abantu bo mu bihe by'imperuka abona hari ibintu bibiri by'ingenzi bazaba bakennye. So that's the reason why Jesus saw that in the end times people will be lacking two things. Matayo 24:12 avuga yuko mu bihe by'imperuka urukundo ruzakonja. Matthew chapter 24 verse 12, Jesus said that in the end times the love and the faith will be lacking. Luka 18:8 akavuga ko mu minsi y'imperuka kwizera kuzaba ari guke. In the Luke chapter 18:8, Jesus said that the faith will be lacking. Rero ibyo bintu ko ari bibiri nibyo bigize ubuzima. So these two things are the most important things in the life. Iyo ufite urukundo ukagira kwizera ugira n'ibyiringiro. When you have love and faith, you also have hope. Ugira n'imbaraga. And you have power. Ugira n'akanyabugabo. And you have the strength. Ugira ubushobozi. And you have the ability. Ahari urukundo, ahari kwizera, haba ibyiringiro byo kubaho. Where there is existence of love, where there is existence of faith, there is also the hope of living. Ariko utakaje kwizera, utakaza n'urukundo, utakaza n'icyizere. But when you lose faith, you also lose love and you also lose hope. Niyo mpamvu abantu benshi muri ibi bihe batakaje icyizere cyo kubaho. So that's the reason why nowadays the people are losing the hope of living. Byinshi barabifite, ibyo kurya barabifite, amafaranga barayafite, ariko kubera gutakaza kwizera, gutakaza urukundo bibateye gutakaza icyizere cyo kubaho. Nowadays people are having food, are having money, are having so many prosperities, but due to the lack of love, lack of faith, they are also losing the hope of living. Rero Yesu yabonye abantu mu bihe by'imperuka ko bazaba ari abantu bakennye kwizera n'urukundo. So Jesus saw the people of end times that they will be missing hope, faith and love.
abantu bo mu minsi y'imperuka bazaba ari abakene, ari abantu bagenda ubusa mu kwizera n'urukundo. The people of end times, there will be people who are having the poverty of faith and love. Bazagendana imitima yambaye ubusa ku rukundo no kwizera. They will be having the hearts without love and without faith. Kuki abo mu minsi y'imperuka bazatakaza kwizera n'urukundo? Why the people of end times will lose the faith and the love? Impamvu nuko mu bushakashatsi bwanjye nasanze impamvu nuko abantu bo mu minsi y'imperuka bazimura Imana. According to my research, the reason for this absence of love and faith in the end times is that people will replace God. Bazaba ari abantu bimuye Imana bimitse ibindi. There will be people who will replace God and they give the reign to other things. Bimuye Imana bimika ubwenge bwabo, bimika amafaranga yabo, bimika ubushobozi bwabo. They will replace God and enthrone their knowledge, their ability, and their prosperities. Rero Imana yimutse yimukana n'ibyayo. So normally when God is repressed, he also moves away with his belongings. Ubundi urukundo tuvuga no kwizera n'iby'Imana. And normally the love and the faith that we talk about, they belong to God. Bivuze yuko rero aho Imana iri hari urukundo rwayo no kwizera kwayo. So this means that the existence of God, there is also the presence of his love and his faith. Ubwo rero abantu nibimura Imana, ubwo bivuze yuko niyo mpamvu bazasigarana ubwo bukene bwo gukena kwizera n'urukundo. So this means that if people will displace God, this means they will be lacking of the faith and the love. Ibyo rero bizabazanira akaga gakomeye. So this is going to bring so much of the trouble. Niyo mpamvu abashakashatsi bagaragaza ko muri iyi myaka abantu umubare w'abiyahura uriyongera cyane. So that's the reason why the researchers shows that the number of the people committing suicide is rising. Suko babuze amafaranga, suko babuze ubwenge, suko babuze ibibabeshaho. The reason is not that they miss money, they lack knowledge or other way of living. Icyo bakennye n'urwo rukundo no kwizera. But the most important thing that they miss is that love and that faith. Bitakarije icyizere. They are not having hope for themselves. Nta byiringiro. They don't have hope. Nta buzima babona. They are not seeing life. Kuko Imana itari mu buzima bwabo. Because God is not present in their Kwizera ni lives. kuri mu buzima The bwabo. faith is not present in their lives. Urukundo nturi mu buzima bwabo. The love is absent in their lives. Rero hari amoko ane yo kwizera. So there are 4 kinds of faith. Hari ubwoko bwa mbere kwizera rusange. The first is the usual faith. Kwizera abantu bose bafite n'abadayimoni bagira. The faith that is similar to all people and even the devils have. Yakobo yabivuzeho. Yeah, James talked about this. Kwizera rusange. This is the usual faith. Kwizera ko Imana iriho. To believe that God Ko exists. nkwita kwizera kudakiza. I call this kind of faith as the faith which doesn't save. Kwizera ko Imana iriho ni byiza. To believe that God exists is good, Ariko ntibyagukiza. but it may not save you. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, kwizera guhesha agakiza. The second is believing Jesus Christ as a King and your Savior, the faith that brings salvation. Ni ukwizera guhesha gukira, The faith that gives you the salvation, gukira ku bugingo. the salvation for your soul. Yohana arabivuga neza 1:12. John talked about this in chapter 1, verse 12, No mu gice cya gatatu. and even the 3rd chapter. Kwizera kwa gatatu ni ukwizera kw'Imana. The third kind of faith is the faith given as a gift. Ufite kwizera kwa kabiri yakira no kwizera kwa gatatu kw'Imana. A person having the second kind of faith, he also received the third kind of faith. Abizeye Yesu Kristo abaha umwuka wera. Muri uwo mwuka wera harimo impano 9 z'umwuka. Those who believed in Jesus Christ, he gives them the Holy Spirit. In that Holy Spirit, there are 9 gifts of Holy Spirit. Muri izo mpano 9 harimo n'impano yo kwizera. Among those 9 gifts, there is also the gift of faith. Ubwo rero kwizera kw'Imana gukorana n'abuze umwuka wera. So this faith of given as a gift works with those who are full of the Holy Spirit. Hanyuma kwizera tumaze iminsi tuvuga ni ukwa kane tukwita kwizera kubeshaho, kwizera k'ubuzima.
So another kind of faith that we spend much of the time talking about this is the faith that gives a living. kwa kundi Habakuki yavuze mu gice cya 2:4 ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera kwe. That kind of faith Habakkuk talked about in chapter 2 verse 4, that the righteous person will live by faith. Ubwo ni kwa kundi kwakuranye na Abrahamu, That's the kind of faith worked with Abraham, kwa kundi kwakuranye na Isaka, worked with Isaac, kwa kundi kwakuranye na Yakobo, that with James, kwakuranye na Mose, that with Moses, kwakuranye na Dawudi, that kind of faith with David, kwakuranye n'abahanuzi, with prophets, kwakuranye kandi n'intumwa. even the disciples. Iyo dusomye igice cya 11 cy'Abaheburayo tubona intwari zo kwizera. When we read this, the chapter 11 of Hebrews, we find the heroes of faith. Ni ukwizera gukora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, gukora amasaha yose. This is the faith that works from the first day of the week to the end of the week. Ni ukwizera ko kugendana n'Imana. This is the faith of walking with God. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 10 When we read in Hebrews chapter 10, umurongo wa 39 verse 39, aravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. but for us it says that but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Ni ukuvuga ngo dufite kwizera kuzabasha gukiza ubugingo bwacu. This means that we have the faith that will be able to save our Ni souls. ukwizera rero kubeshaho. So this is the faith that makes a Ni living. ukwizera gukiza ubuzima bwawe. This is the faith that saves your soul. Rero uku kwizera kugendana n'ibintu nka bitanu by'ingenzi. Therefore, this kind of faith works with about 5 things, important things. Icya mbere kugendana no kwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. The first thing is that it works with accepting the word of God, the truth of the word. Icya kabiri kugendana no kumenya Imana no gusobanukirwa Imana. Second, it works with understanding, acknowledging God. Icya gatatu kugendana no guhishurirwa. The third is it works with being a visionary man, having revelation. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira guhishurirwa. This means that you should be having the revelation. Abagufite ni abantu bakira guhishurirwa. The people having this kind of faith, there are the people who receive the revelations. Icya kane cy'ingenzi cyane The fourth is gusaba ubusabane n'Imana. it is the fellowship with God. Abafite ubusabane n'Imana bagira bene uko kwizera kwa kane kubeshaho. Those who are having the fellowship with God, they are also having this kind of the fourth kind of faith. Kuko muri ubwo busabane bakira guhishurirwa, bakira gusobanukirwa kuri kw'ijambo ry'Imana. Because through this fellowship they receive revelations and they receive understanding of the word of God, Bagasobanukirwa n'Imana. so that they acknowledge God. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, The fifth and the last one, kugendana no gutekereza byagutse, this kind of faith works with a big thinking, kureba kure, looking far away, kureba kure. looking far away. Ni ukuvuga ngo abafite uku kwizera ni abantu bafungutse amaso, This means that the people having this kind of faith are the people who are having open eyes. ni abantu bashobora kureba ibinyejana biri imbere, There are people who can see the centuries before. ni abantu bashobora kureba ibisekuru biri imbere, There are people who can see the forefathers before. ni abantu batagarukiriza amaso yabo ku kubaho kwabo, There are people who do not, their sight is not limited by their living. ni abantu batagarukiriza amaso yabo ku bana babo, There are the people who their sight is not limited by their children. ni abantu batagarukiriza amaso yabo ku buzukuru, Their sight is not limited to their grandchildren. ni abantu batagarukiriza amaso yabo ku mpaka y'igihugu cyabo, There are not the people their sight is not limited by the continents, the barriers of the ni continents. abantu bagutse mu mitima yabo, There are people who are wide in their minds. ni abantu bagutse mu mitekerereze yabo, There are people who are wide in their thinking. ni abantu bareba kure, There are people who look far away. ni abantu Imana yaguye imitima yabo, There are the people who God widened their minds. ni abantu Imana ikoresha mu kubaka ubwami bwayo ku isi. There are the people that God uses to build His kingdom in the earth. Rero uku kwizera kwa kane So the fourth kind of ni faith ukwizera benshi batageramo, is the faith that people miss. ni ukwizera benshi batsindwa mu kwinjiramo, Is the faith that
a big number of people are failed to reach kuko no kwizera kudasanzwe because it's a special faith kandi gusaba n'imibereho and idasanzwe, it requires a special living. gusaba n'igitambo And kidasanzwe, it requires a special sacrifice. gusaba n'ubwitange And budasanzwe. it requires a special self-giving. Rero ndabifuriza kuba muri kwizera kwa kane. So I wish you to be in this fourth kind of faith. Yego tugire n'ukwa mbere ko kwizera ko Imana iriho. Yeah, sure, we should have this first kind of faith that we believe that God Ubundi exists. uko nta nubwo ari ngombwa kwishakamo birikora kuko uri umuntu. Normally, this is not something requires much of the strength because it works itself. Kuko ubundi ntiwanahakana yuko Imana itariho. Normally, you can't deny that God exists. Wenda washidikanya Maybe you can doubt about it, ariko ntiwahakana. but you cannot deny his Hari uwavuze existence. ngo uzahakana ko ibidukikije bibaho bizamukundira guhakana ko Imana nayo itariho. Someone said that whoever will deny the existence of the environment, it will be easy for him to deny the existence of God. Rero tugomba kugira kwizera kuduhesha agakiza, So we should be having a faith that gives us salvation, kwizera kw'impano, the faith given as a gift, ariko turiho turabifuriza cyane kuba muri uku kwizera kwa kane, kwizera kubeshaho, but also we wish you to be in this kind of faith that makes a living. kwizera gukenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. The faith that we need in our everyday life. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Imana aha umugisha abana bawe, Father, bless your children. bagirire neza, Do good to them. ubambike imbaraga May you strengthen mu them kuba mu kwizera kwa kane, to be in the fourth kind of faith. kwizera guhesha ubuzima, The faith that gives a living. kwizera kw'imbaraga. The faith, a powerful faith. Baha umugisha Bless them mu izina rya in Yesu. Jesus' name. Amen. Amen.